Aga na Miki barabana nk'umugore n'umugabo. Kano kanya noneho ngiye mfite amakuru yuko Miki ashobora kuba ariko urabizi abakobwa bo mu Rwanda iyo batwite ntabwo bahita bagaragaza inda ako kanya, barabanza bakayihisha. Ikanya hagati ya Regis na Miki cyangwa se na Aga. Dushimire ninde wakoze ikintu kizima. Twongeye kubasuhuza tunabashimira abantu mwakoze subscribe kuri channel y'Icyizere Salon. Turabashimira kabisa, ibyo mwakoze ni fresh, ni good, tutabafite ntacyo twaba dufite. Abari hanze rero namwe turabasuhuza, bari muri Sahara, muri Aziya, bari muri Amerika, muri Afrika hose, abantu bari mu ntara zigize u Rwanda, mu ntara 5 cyangwa se na 5 y'umujyi wa Kigali by'umwihariko ari naho dukorera, namwe turabasuhuza. Mukomeze mukande subscribe, mukande like, mukore comment, muna sharing. Byibura iyi video nuyigeraho ikubita abantu 5 nabo bahereza abandi, byibura igenda igere ku 1k, basi nicyo kintu tubisabira. Uyu munsi rero kuri yango akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Muri iki kiganiro akoramo byinshi, tugiye kwinjira ku basitari nyine bari hanze aha, bari kuvuga ku mihanda hanze aha ngaha nyine, abantu navuga ngo bari trend kano kanya. Nyirangaza gira ikintu bwira nyine abantu bakurikirana Icyizere Salon ku makuru ya Regis turi kumva hano hanze ba Miki Mbindangwe biki gutya na gutya. Ese ari amakuru tuyakure nyine mu mazimwe, tuyakure mu kubeshya, tubishyire mu umucyo, tubishyire mu umucyo, nicyo tubereyeho twebwe. Ni inkuru tumaze iminsi turi kubona ngaho Aga na Regis yashubije Miki yatatse Aga. Twebwe nk'abantu tuzi kwitegereza twerekana impamvu biriya nyine bya bintu ubona ari nk'amatiku ngo ngaho ngo Aga ngo yatutse ngo Regis ngo nta gahungu, ngo Miki ngo gutwita ngo umwana ngo hanze, ngo Aga ngo yateye inda hanze. Iziriya nda bari kuzana kuri social media. Ikintu kiriho ni inkuru tumaze iminsi turi kubona ngaho Aga na Regis yashubije Miki yatatse Aga. Twebwe nk'abantu tuzi kwitegereza twerekana impamvu biriya nyine bya bintu ubona ari nk'amatiku ngo ngaho ngo Aga ngo yatutse ngo Regis ngo nta gahungu, ngo Miki ngo gutwita ngo umwana ngo hanze, ngo Aga ngo yateye inda hanze. Iziriya nda bari kuzana kuri social media. Ikintu kiriho nuko biriya bintu byose bari gutegura, haba hari plan A na plan B. Ariko none buriya nanduru ivugira ubusa ku musozi, nta bintu bijya bipfa kuvuga buriya bitabaye. Ushobora gusanga Aga n'ubundi asanzwe atera ziriya, ahubwo iriya akaba ari igiye kumukoraho. We buriya hari ikintu utazi, ntabwo Regis ajya apfa kubeshya. Ukuntu njye nabibonye cyane, ukuntu nk'umuntu utekereza nyine kuriya gushamirana ukuntu wabibonye wowe wabibonye ko nawe wabirebeye nyine ku rubuga nk'aho turebera. Hari amakuru ya nyayo waba ufite byibura byibura abantu bave mu gihirahiro bamenye ukuri. Amakuru ufite kandi yizewe ari ziriya nkuru zose turi kumva nizo kugira ngo batwikire amaproje yabo mashyashya abantu bafite. Aha, bivuga ngo Miki na Regis bari gutwika, kwarukira batwike bakore prank ariko zitwikira proje zabo cy'abari bafite. Bivuga noneho Regis ntabwo yigeze atandukana na Miki, nubwo bigeze bakundana. Kari agatwiko nyine, kari agakino ko kugira ngo baze muri game neza. Aya makuru rero niyo bakeneye, aya bayita idunido. None tujye kujya idunido tubahe buri kimwe cyose. Inkuru imuzingo kubera ko icyambere abantu kano kanya bari kwibaza ngo ese Aga yarafite umugore hanze koko arangije aza no kuzana Miki. Ese Miki ni umugore wa kangahe? Miki ni umugore wa kabiri wa Aga. Ariko mu by'ukuri kano kanya amakuru ngewe mfite nakuye kuri kinyamakuru AA nuko Aga nta mugore afite hanze. Biriya byo kuvuga ngo afite umugore hanze, ngo yateye inda, ngo iki n'iki, ngo ari gusoma ngo lettre ngo umukobwa yanditse, biriya ukubeshya. Ngewe yamaye amakuru yose ashoboka ntabwo ikibeshya. Ikindi cya kabiri ikikwereka ko biriya bintu ari agatwiko. Ntabwo umuntu watera inda ngo numara gutera inda ngo abaganga baze bohereza ibisubizo byo kwa muganga n'ibyo byose. Nyine biriya babikora kubera agatwiko nyine, kuko nyine kuvuga ngo ahubwo twe bamaze kutwifatira ntibakajye batubeshya. Mujye mushaka izindi nkuru nyine mutubwira, byibura zubaka abanyarwanda, zubaka urubyiruko. Ako se ibintu by'inda kuri social media, umugore wa runaka, mbese mugiye no mu bintu byo gusenya ingo kwera.
mwisenyera aga yazanye Miki amukunze urumva mbese niba Regis yaramunaniwe urumva agahita avuga ati njye none ufite ni business nta bya business mu kubaka bamubwire nta business none se bibwiwe n'iki ko bubatse oya nabaye batari ikintu cya mbere abakobwa baba muri oya ikigaragara cyo hari abenshi nta bantu baba bari kuri level yo kwikodeshereza inzu bitangira babana n'ibisubizo n'abasore oya kuva ngo ni business tuvuga ko noneho Regis yananiwe gutunga Miki amafaranga Regis afite ntabwo yatunga Miki bagombaga ubuse ntabwo bari gukora neza ngo Miki rero yishakiye umugabo ufite amafaranga ariko none Regis nayo afite Regis nawe afite amafaranga nawe tumwemera mu bantu b'abakire kandi arakina kanakundwa Regis nta mafaranga afite ku bantu badukurikiranye uri kubyumva ku bantu bakurikirana Icyizere Salon ikintu kiriho biriya byose ni akazi ntabwo wahagarara mu hamwe nabo ngo batandukanye ntabwo batandukanye se ubwo n'iki ko bana none kuvuze ko ari business ni business barimo nyine kandi business igira igihe kontra irangirira bivuga ngo nta kantu k'agashinga bateguye igira igihe kontra irangirira Miki ashobora kuba ari kwande kwa aga icya ahari nuze aracuruza turaza kubireba muri comments hari umuntu wenda ubyibura waba ufite amakuru kuri ibi bintu turi gusiganiraho akaza kutunyomoza icyo nzi cyo nuko aga na Miki barabana nk'umugore n'umugabo kano kanya noneho ngiye mfite amakuru yuko Miki ashobora kuba ariko urabizi abakobwa bo mu Rwanda iyo batwite ntabwo bahita bagaragaza inda ako kanya barabanza bakayihisha ikazagaragara byibura ugeze mu mezi reka ngukosora uravuga kano kanya nuza Miki adatwite inda ya aga ntabwo mbese ibintu bindebesha amaso ni uko biriya bintu byose ari kugira gute kureba abacuruzi Miki ntabwo ari umugore wande wa aga ni umugore wande ariko Regis aho gatoya ariko Regis ntabwo yagitingaga nk'umugore wa Regis amaze kuhavani yabigaragaje ko gatireka ubwo Miki kuvuga ko nta muntu nyine bari gukundana kano kanya irashoboka rwose ari singo ubwo ngo Miki bamwatake ngo ni singo oya Miki ni umugore wa aga ahubwo Regis cyo tutazi ntabwo tuzi abantu bakurikirana amakuru ya ntuze hanyuma se niba uzi wenda ibya Miki na aga hanyuma kano kanya Regis ari gukundana nawe cyangwa se Regis ni iki kano kanya kiri kumubaho nyine gitangaje ku bijyanye n'urukundo rwe na Miki bijyanye n'urukundo rwe na Miki ibintu byose ndagende kugusa ntabwo uri kunyumva gatoya ntabwo turi bunabyumve kimwe nabubwiye ko imibano yabo y'abari abantu bose ari akazi noneho babona iyo babona views zabo zitangiye kugabanuka babona bitangiye niyo mpamvu bashaka bombe bashyiramo umwe agakora ikiganiro yamara gukora ikiganiro akaroha ariko hari ikintu ntarasobanukirwa hanze aha ntabwo nanjye ntabwo twabyemeranwa nanjye ari ikintu ntarasobanukirwa ni gute ndi kumva aga ari kuza mu nkuru na Regis batongana buriya niba ari gupfa Miki bivuga ngo Regis ashobora kuba ari gushaka kwisubiza Miki Regis ari gushaka kwisubiza Miki arashaka gutwara umugore w'abandi ashaka gutwara umugore w'abandi kandi tuzi ko Miki ari umugore wa aga biriya bintu byo kumva ngo agahungu ngo waranutse ngo ndagahungu aga yagiye kubitukana nimba wararebye neza kiriya kiganiro ntuzavuga ngo ndagahungu cyarebwe n'abantu bangahe iriya nkuru rero bivuga ngo Regis agikundana na Miki hari inshingano atubahirije ntabwo nshatse kuzivugira hano kuri kamera ariko ntabwo wapfa kwitwa gahungu gusa none ukeka ko aga kuba yavuze ngo Regis ni agahungu yabikuye he banza umenye icyo kintu yabikuye ku mupatsi oya banza umenye icyo kintu yabikuye ku mupatsi nawe se bivuga ngo agahungu se ubundi uzi cyane cyo hari ukuntu ubuze ngo umugabo ni umuntu nyine w'urugabo rw'urugabo umuntu akwisa agahungu ni uko udashoboye iki guteka kumesa guhinga kugira ni ugutwika amakara se yakora kuvuga agahungu nagiye kwivanga mu bindi mu bitandeye nyine ntabwo bizi muri ruriya rukundo rero buriya hari ibintu byinshi byagiye bizamba urumva Regis yananiwe Miki ibyo bivuga ngo nta rukundo haba mu mafaranga Miki nta rukundo ari haba no kunoza izindi gahunda urumva Miki ari kwishakira ikoca nta bintu byinshi ntabwo byemera ko Miki ari gushaka amafaranga nta muntu wanga umukunzi mbese wananiwe ko yaba umugore nk'abandi umukunzi umugore ari umugore afite umwana afite n'uwo yabyariye arahari hari muri abo bose hari umwe yigeze abyara ariko wibuka ko ajya gukundana na Regis hari ubigeze yari afite umwana none sura mwana ni wawe uwo ntago suwaga sinuwa Regis ni
ukuvuga ngo afite uwamubyariye akaba ari papa w'umwana we nawe yafite umugabo none se nibo bari kuvuga kano kandi ntago nawe se kuki bari kuvuga Aga bakavuga Regis uwo ngo wamuteye inda mbere yagiye bari mu mandazi nyine bari mu mandazi bari kurera abandi mbese uvuga ngo bagiye kurera Miki namara gukura yongera abacomoke yigendera ntabwo n'umusheri wa nyawo ugomba kumutwara ntihazagera gutemeka ntago azaba bacomotse nuko bitashoboka wenda ngo Miki azasubizwe muri iki kiganiro cyangwa se yandikamo comment urandibuza ukuri ariko ngewe amakuru mfite kano kandi ko ni ukuri ndabizi ndagiye gukurikirana nuko ngewe Miki abana na Aga n'umugore n'umugabo mu nyine wowe ukurikirana Miki nimugoroba nijoro igihe cyose baba bari kumwe ukurikirana Miki ndamukurikirana cyane none se ujya wumva ibiganiro bye iby'ibiganiro bye ngewe ntawe Miki yarivugiye ngo bwa mbere kuri Regis yaravuze ati jyewe sinigeze na rimwe mba umugore wa Regis ikindi cya kabiri kwari ukugira ngo nkore nzamuke sinigeze ngira ariko n'ubundi by'umugore none se ubundi yigeze abo umugore we ahubwo keretse yaza kuvuga ngo sinigeze nanone mba n'umukunzi we twari turi mu kazi rero icya kabiri urabizi umutwe umwe baravuga ngo ntiwigira inama wifasha gusa iyo Miki ataza kuba ari kumwe na Regis akaba atari kumwe na Aga n'ubundi aho turi kumureba ubu ngubu ntagaza kuba ntabwo yigeze abo umugore wa Regis keretse yaza kuvuga ngo njye ntabwo nigeze mba umusheri wa Regis kuko no kuba ari umusheri nakundana n'umugirigiri okay none se ubundi kuba ari umusheri wa Aga byarabyemeye wigeze wumva Miki agenda akavuga ngo ngende umugore wa akanya nyine kugira ngo bicuruze ari kubyemera ariko nzi ko hari igihe kizagera kontra yawe nimara kurangira ako se ubundi tujye tuvugisha ukuri umwanya wo kuvuga ngo Miki na Regis ngo barashwana ngo ntabwo yigeze abo umugore we ngo ntabwo yigeze ngo agira gutya ubundi Regis na Miki ninde muntu ufite hit hano ku mihanda Regis aho akakanya Miki ari kurusha ntabwo uzafata umuntu w'umusaza ngo ugereranye n'uko Regis ari kurusha hit Regis umva Regis bro uri umuntu w'umusaza birabyo kuvuga ngo Miki waje bundi umuntu maze umuntu akwinjiza mu kazi ukamuruta ukanamuhereza n'akazi ariko nanone ntituzagutungura aka kanya Miki ariwe matafani hano ukuntu bari gushya ku mihanda ari urukubwira turabizi ko abaperezida n'abaminisitiri bose bigishijwe n'abarimu abarimu bari guhembwa inote y'ijana sibyo abaminisitiri bari guhembwa muri za miliyoni perezida wahembwa ntabwo tuyazi nyine nta mafaranga ari private sibyo ntabwo ibyo bivuze ngo kuba warazamuye umuntu ngo none ngo yagera hejuru ngo agusuzugure urumva ubusaba wazamura bose cyangwa uzazamura bazagusuzugura ngo kubera ko yakuyoboye niba uriya mukobwa yaragize amahirwe Regis akamuzana mu gakino ntabwo byari bivuze ngo nagera hejuru ngo amwihindure nicyo gihe cyiza cyo gushimira ahubwo nuko abakobwa mutajya mumenye neza urumva ubu nawe wakuzamuye wasanga uzamutayahuza ukigendera gusa twaza tunavugana icyaho aho ngaho rero niho bipfiriza abakobwa bose bazamuye ubu Vestina na Dorcas bazirya kuri Irene twese turabizi ko abahungu batajya bapfa kuzamuka sibyo abakobwa mugira chance mukagira kuri ya wenda gutya na gutya ugasanga wenda biranakunzwe kuko mufite uburyo mwagitinga mukarerembura mukihwereza ukagira izo sura zanyu mukazicuruza ntago yakagombye gufata Regis kuriya niba na agafite amafaranga koko akaba ari umuntu umumenamo ibiceri akaba ari uko mukora ziranyashe ngewe ntago ndi bukuvuga ariko amenya hano yavuye ukora n'ikiganiro n'umuntu tutari kubyumva kimwe singubeshye wowe uri kuvuga ngo amufata kuriya kandi biriya wowe uri kubifubara ko ari kumufata nabi bibereye mu kazi ubu nimba ntuze Miki yatutse Regis akaza amusubiza ako kanya Miki yinjize na Regis yinjize ariko twe turi kubirebera kure nyine kuko tuba dushaka kwizera ko abantu bari guhatwika wasanga banababangana ibintu byose bimeze neza ariko nemere ko Miki na Aga na Regis bari muri business nta rukundo rubiri kandi noneho biriya bintu byakorwaga byari plaka bitegura iriya filimi nshyashya yanuze yasohotse Hatwani bitegura nawe yasohoye bagira ngo bagire gute bagira ngo baha wongere mbere yaho gatoya Miki yamenye imodoka ajya niba ari iyande ngo ayimuhayemo ngo nuza ngo bino bintu sinzi byadutse ubu ngubu sikara akazi se byo gutungura none rero mwabantu mwe bashitse mukuri cyane nacyo babyandika muri comment hari abantu baza amakuru kuri abo bantu kano kanyonda dushobora no kuba turi gupfa ubusa buriya nyine ngo ababurana ngo buri wese ngo abayigiza nkaho ntabwo twamenya ngo watsinze n'ubuhe cyangwa iki
gusa njyewe icyo mpamya neza ko nuko kano kanya Miki ari kubana na Aga amutwitiye n'inda y'amezi 4 urumva. Njyewe rero ariko gusa njyewe Nyirangazari ntabwo mpamya neza ko Miki na Regis bari kubana. Miki ejo bundi nyuma y'umwaka w'imyaka 2 azavuga yuko hari akazi Miki n'undi na Regis Aga azavuga ko Kotara yabo yarangiye byarangiye. Ya barabana mu nzu genera nahinyuriye. None se iriya nzobo sa apartment sinzu nini. Na apartment sinini. Afashe hasi ndagafata hejuru mugahora muri salon. Ariko banza umenye ngo ni yandi wenda ni ya Aga urumva. Aga yazanye Miki kuko n'undi nese umugore yazana umugore. Icyambere umukobwa ashobora kurabiza abakobwa turihembera. Ashobora kuba ati ni ngenda nkikorana ndumwe inzu nzabamo sinayifotorezamo sinagira gute nago bashaka kugaragara neza. Afazare kavuga ati uriya mutipe arakora kandi yabasha kwishyurira inzu imeze neza, reka twisungane nitwisungana ninkora content yanjye nzagaragara nsa neza, nawe azaprofita muri content ze azabona umuntu bakorana bakabana muri ubwo buryo apana byo kuvuga ngo umugore n'umugabo. Ariko umunsi umwe hari igihe uko abantu bagenda babana bisigana imibiri bashobora gukundana nabyo nta bamenye. Bisigana imibiri urukundo rushobora kugenda ruza gake ukajya kumva aravuze ati Aga yambitse impeta Miki. Ahantu waba ushatse kubishyira waba ushatse kuvuga ko Miki ari igicuruzi ari nk'abarabo mu giporoso mbona cyangwa se hari kuvuga ngo yitambika kuri buri muhungu wese amushakaho ibice. Avuye kuri Regis, avuye kwa Muteye inda mbere, ageze kuri Aga, ageze nawe yameneye imodoka. Ntabwo shaka ngo bivuga ngo kano kanya Miki ni igicuruzi. Ushaka ngo Miki ni imvuga ejo umuntu ajya kubana n'undi ari igicuruzwa nyine ari agatego ko kugira ngo abone amafaranga. Oya bose bari gucuruza. Okay, reka ikiganiro nacyo tugisubikira aha ngaha. Ndumva dukomeje gutya nta watsi nakereka ngumane ibyanjye nawe ngumane ibyanjye turakizwa n'abafana kugira ngo ariko abakobwa bari hanze babaza ubwenge. Ngiye kuri urugero ku bantu gato tuzi history ya Miki nta handi hantu uyizi y'umukobwa wakoze nk'uko Miki yakoze, umuhungu akizera kwa kuduba ufashe umukobwa muri kumwe ukamuzamura wenda ugatereta akakwemerera kuko hari ahantu ashaka kugera. Haca iminsi yawe namaze kugera hasi na basafi byaje bitangira nabyo byitwa gukundana. Ntabwo rero abakobwa bari gukunda umukobwa none se nawe byagenze bite? Ko ngiye namenye ubwenge na Mitsutsu byagenze bite? Nyuma nza kumenya ngo ko yari trike yo kugira ngo bazamure none. Aho basanga nyine bazisubiza ho gatoya. Na Mitsutsu byagenze bite? Na Mitsutsu harimo agakundo gake. Oya umukobwa hari umukobwa nyine umukobwa yigeze aza kuri kamera akavuga ati genda kundanaga ntuza na Mitsutsu. Oya yigeze kubivuga. Oya bivuze mbere barimo barahaha. Nyuma yaho tuzana abana Karamata zana mubyarira aho umukobwa. Yabivuze bari guhaha umugati umukobwa amaze kubona yajya hanze yagenda agakora nawe bikagenda. Abonye amaze kubaka cana yikomeze byose bimeze neza atavuga ati sinigeze yawe na rimwe. Okay, no kuvuga ngo ntabwo tuzongera kwemera inkuru abantu bari kuduha hano hanze ngo z'abahungu. Ahubwo hashobora kuba habamo ni handi tuzasanga ngo na Titi Brown na Nyambo batarigeze bakunda. Hashobora kubamo victim muri abo bantu. Umusore we azana umukobwa akamuzana bagakutagira bakorana agatereta umukobwa akavuga ati nimuhakanira aranyimbiza. Wa mwanya ndimo harawurya mu ndi. Umukobwa akagitinga nk'umuntu. Reka twe kwizinga mu magambo. None kano kanya hagati ya Regis na Miki cyangwa se na dushimire ninde wakoze ikintu kizima hagati ya Regis na Miki? Yarashimira Miki na Regis kuko yatumye hagati. Nashimira Regis wenyine kuko niwe utumye ibi byose bivuga. Regis yatazamura Miki na Aga niyo ari kuzamo. Bivuga ngo umusitari muri aba bose ni Regis bro nyine wakoze akazi. None se wemera ko umuntu nubwo turi kuvuga kano kanya wenda ngo uri mu mage cyangwa se uri mu mabi ngo umukobwa ngo yaramutaye kare gutwika imihanda yaramutaye so umukobwa yaguta ukishima. Umukobwa yataye Regis bivuga ngo Regis kano kanya bayeho nk'imfubyi kuko yaratereranywe. Aba yataratereranywe ntabwo yaba ari gushaka kugaruza umugore w'abandi bajyanye. Bivuga ngo nta n'uwakunda afite. Ese ibintu bibaho kuba uri muri sibo ukagenda ibyo byakwini byo ntabwo reka twe kubivuga hano kuko ntabwo biri muri izi nkuru. Wasanga nabyo ari ibindi abantu bashaka kuzamura. Ahubwo mu minsi iri imbere twitega ibyakwini na Regis. Wowe uzi ko bira bintu bireze nanjye bashaka umukunzi tukikundanira. nawe uraje nyine nanjye ngamubejya ko mukunda tukikundanira nyuma nanjye namara kugira iyo ngera nkavuga ati barakubeye abicishije mu kiganiro muzavuga ko cyakorana n'indi kumwe na nyine wejo azayoberaho
bro ndakubujije uyu nguyu noneho ni ikiryabarezi kimwe gisumba ibindi byose. Oh yes. Gusa okay, ndongera ndashimira abantu nyine mukurikirana video dukora, komedi zacu, filme zacu. Ewana ni ibintu byiza cyane, turabakunda cyane. Ko buriya tutabafite nta kintu twakora. Ni mwebwe mutugize, ni mwe mutungo dufite. Ntabwo twakora video ngo tuyire. Mwibuke kuza gukora subscribe. Mwibuke gutera inkunga video zacu kugira ngo zigere aho zigera. Tutabafite duhari kuko muhari, njya mbibabwira mpari kuko muhari, mudahari ntabwo nabandi imihanda. Rero kugira ngo ngireho uburambe, support zanyu zirakenewe, nimushyiremo ingufu. Show ibuka gukanda ku kazogera, ukandi subscribe, ukandi share, ukandi comment na share.